ntabwo naba ari inshuro nafashwe ku ngufu. Yesu we. Nanko wanjye amfasha ku ngufu ari yanko ko nari naracecetse, ariko nyine bitewe n'urwanganyanga na n'isaha navuze ati kanturike. Uravuze ngo ntabwo waba ari inshuro wafashwe ku ngufu? Nafashwe ku ngufu inshuro nyinshi cyane, nyinshi pe. Ndabyibuka umuntu twigeze kubana bwa mbere w'umuhungu wigeze kuncumbikiraho bwa mbere, sindi bumeshoninga aho hantu. Ndabyibuka yigeze kunkoresha sex ndi muri period ku ngufu. Uwo ni uwa kabiri wari ugucumbikiye? Yego. Yesu we. Ku ngufu kabisa. Ewana ndava koko. Aha gatatu naho nigeze ndi kubana n'abakobwa babiri. Iyo story nkunda kuyivuga ariko Imana imbabarire nindire. Gerageza Jack. Nabanaga n'abakobwa. Yego. Noneho baza kujya muri party, barambwira ngo tuze kujyana. Ari apartment irimo n'abo bahungu. Bari abahungu benshi b'abasirikare kambivuge. Kuyangana biranani. Gerageza. B'abasirikare b'abahungu babakinjira mu gisirikare nyine baba bagishyushye. Ewana nsanga nyine bakoresheje ibirori, turabyina dusangayo n'abandi bakobwa, dusangira ayo mayoga. Sinzi ikintu bankiriye mu cyo kunywa, numva nyine nangiye kuzungera mu mutwe. Yego. Ndavuga kwa ngiye sinzi ukuntu meze, nkunda kwisanzura. Ndavuga kiriya cyumba cyo hepfo kirafunguye kuko harimo ibyumba byinshi, ngo yego harafunguye. Bandyamyeho. Nsanga wanyuma niwe mvuyeho. Nagiye muri koma nanaviriranye. Mva aho ngaho mpita mfata imodoka njya kwa muganga, banera amaserumu, namazemo iminsi 2 kwa muganga mu bitaro ndataha.